Twinjiye mu yindi saha uko igihe cyicuma tujyane nacyo ariko dutekereza. Think again and again. Wigeze gukinisha igikorwa runaka uzi ngo naho birangiriye, ariko birangira byongera gutangira kugeza aho ubaye umucakara wabyo mu buryo nawe wibuka ukigaya. Niba byarakubayeho ntabwo uri wenyine, uri kumwe n'abandi bantu bangana na 64.8% bya miliyari zirenga 8 z'abatuye mu isi. Aba buri munsi bahora batekereza ku bubata bwanze kubarekura, nyamara babizi rwose ko ari ishyano riri kwirundura mu buzima bwabo, ariko kubwo kwiha amahoro bajya bibwira mu mitima yabo bati nta kundi nyine reka nige kubyakira kuko byaramfashe birankomeza ntaho nabicikira. Ese kuko byaragufashe biragukomeza byanga kukurekura cyangwa niwe wabifashe wanga kubirekura? Ikaze kuri Beacon of Hope TV, reka tubivugeho binyuze muri iyi nkuru muri kumwe n'Uwiringiyimana Patience. Hariho umugabo wari umeze neza mu mibereho, ahora yishimye we n'umugore we, ibikorwa bye bigenda neza nta kujarajara mu byo akora. Ariko gake gake ingeso imwe yaje kumwangiriza ubuzima, abantu bose bari bamuzi barumirwa. Yatangiye kujya asoma ku nzoga bisanzwe ari kumwe n'abajama be, akumva nta birenze rwose ari ukwinywera gusa kugira ngo abone uko aganira na bagenzi be. Nyamara uko iminsi yagiye yicuma, umugabo yatangiye kumva inyota yiyongera, agacishamo akanyaruka agasoma agacupa wenyine. Byaje kurangira abaye kanyota wa nyawe, atangira noneho kubaho yumva bimugoye mu gihe atangoye umusemburo. Ikirenze kuri ibyo, iyo yabaga yawusomye yatangiraga kwanduranya, agatonganya abo mu rugo rwe, nyamara bahora ubusa, abaturanyi akabavuyanga bigashyira kera. Nyamara ejo mu gitondo umusemburo wamushiramo, akaba umwana mwiza, akabacamo bose abasaba imbabazi, kugeza nimugoroba asubiye mu kabari akongera akaza atongana nk'uko ejo byagenze. Umugabo yagerageje kuva ku nzoga ngo arebe ko yabana n'abandi amahoro, ariko biranga. Uko yagerageza kubikora kose byarangiraga bimunaniye, akongera agasinda. Umunsi umwe we n'umugore we bafashe icyemezo cyo kujya gushaka umujyanama mu by'imitekerereze ngo barebe ko yabafasha. Bamuganiriza uko ibintu byifashe, maze umusaza arababwira ati nabumvise rwose, ngaho nimutahe muzagaruke ejo. Barataha, ejo mu gitondo baragaruka. Bageze kwa wa musaza basanga yuriye igiti kiri ku marembo yiwe yakinuniriye cyane. Nuko wa mugabo ati muze, twari tuje ngo tubwire icyo nakora ngo ndeke kunywa umusemburo. Umusaza ati yego ndabyibuka, ariko nimusubira imuhira muzagaruke ejo nibwo nzababwira. Baratashye, ku munsi w'ejo baragaruka. Bongera kandi gusanga umusaza ari mu giti yanuniriye ishami ryacyo nk'uko ejo yari ameze. Bati twagarutse muze, undi ati yego ndabibuka, ariko nimusubire mu rugo noneho muzagaruke ejo nibwo nzababwira. Muzehe yakomeje kubakina iyo mikino hafi icyumweru kirihirika, baza akababwira ngo bazagaruke ejo. Umugabo byatangiye kumutera umujinya, atangira gutonganya wa musaza. Aho bagarukiye ati ariko muze, uba muzima cyangwa byaragucanze? Reba iminsi yose tumaze tuza hano ukatubwira ngo tuzaze ejo. Asike we, turarambiwe, manuka uze utubwire icyo gukora cyangwa uvuge niba ibyawe ari ibyo guteka umutwe gusa. Umusaza aterega murandenganya, ubwo mundeba ubu rwose sinabasha kururuka. Iri shami ry'igiti mubona ryaramfashe rwose, ryanze kundekura, niyo mpamvu buri gihe munsanga hano mu giti. Umugabo areba umugore we ati sheri, uzi ko uyu musaza ari umusazi tukaba tutarabimenye? Umugabo ati muze, gabanya guteka umutwe, ni gute wifata ukatubeshya ngo igiti cyagufashe cyangwa kukurekura kandi mbona ari we wakigundiriye ahubwo? Umusaza akubita agatwenge ati ahubwo rero rwose nta gushidikanya utangiye kubona ukuri. Ati mu by'ukuri iki giti ntabwo aricyo cyamfashe, ahubwo nigenda gifashe nanga kukirekura, ariko kandi urwitwazo rwo kutamanuka nuko navuga ko aricyo cyamfashe kikanga kundekura. Ni kimwe nawe rero wa mugabo we, iyo ngeso yawe uvuga ko yanze kukurekura urayibeshyera, ahubwo niwe wanze kuyirekura. Icyo usabwa ni ugufungurira umutima wawe kwemera impinduka, kandi ukemeza gutangira urwo rugendo udashatse urwitwazo. Uyu mugabo akagasinye k'uyu musaza kamwahuranyije umutima, atangira kumva ko ikibazo atari inzoga ahubwo ikibazo ari we. Aca bugufi imbere ya muzehe amushimira ko amufunguye amaso, ndetse asezeranya umutima we n'ubwenge bwe ko agiye kwemera kwakira impinduka ndetse akazisakaza no mu bandi. Urimo kumva think again. Kimwe natwe rero hari ibintu byinshi bitubana nk'umurunga watuziritse tukanga kubirwanya ngo duce ukubiri nabyo, tubitewe no guhora dushaka impamvu ituma turi muri byo.
ni bangahe uzibo kamwe n'ubukene bananiwe kubwigobotora, hanyuma mu kwihesha amahoro bakiciraho ya migani y'amaganya ngo umwana w'inkende arinda asaza yurira amashami y'ibiti. Aba bacira imanza imiryango yabo bati impamvu dukeneye nuko twavukiye mu miryango ikennye, erega ibyo bakabyubakiraho bemera ko nta kundi byagenda usibye gukena mpaka. Iminyururu ituboshye uko yaba ikomeye kose dushobora kuyigobotora igacika burundu. Ikibazo tugira ni uko tuyiha uburenganzira bwo kudukanyaga binyuze mu ntekerezo zacu. Umunsi twemeye mu bwenge no mu mitima yacu ko ari twe dufite mu nshingano imibereho yacu, bizaduhesha umurava wo kutitenguha, kuko ntawe tugomba raporo usibye twebwe ubwacu. Kandi ukuri guhari muri iyi mibereho ni uko impinduka zifatika zibasha kubaho igihe wahisemo kuba umugenga w'ibikorwa by'imibereho yawe. Duce ukubiri n'imvugo zo kwimika ikibi muri twe, hamwe tuyaturaho ngo nuko tumeze nta kundi twabigira. Umujinya, inzika, ubunebwe, ububata n'ibindi bibi benshi tugira ntabwo bikwiye kuduherana ngo bitubuze amahoro yo mu mitima yacu. Nta muntu n'umwe ukwiye kuba imbata y'ibimubuza amahwemo keretse atarigeze agira amahirwe yo kumenya ubushobozi buri muri we mu kurwana urwo rugamba. Ni bangahe uzibo kamwe n'ubukene bananiwe kubwigobotora, hanyuma mu kwihesha amahoro bakiciraho ya migani y'amaganya ngo umwana w'inkende arinda asaza yurira amashami y'ibiti. Aba bacira imanza imiryango yabo bati impamvu dukeneye nuko twavukiye mu miryango ikennye, erega ibyo bakabyubakiraho bemera ko nta kundi byagenda usibye gukena mpaka. Iminyururu ituboshye uko yaba ikomeye kose dushobora kuyigobotora igacika burundu. Ikibazo tugira ni uko tuyiha uburenganzira bwo kudukanyaga binyuze mu ntekerezo zacu. Umunsi twemeye mu bwenge no mu mitima yacu ko ari twe dufite mu nshingano imibereho yacu, bizaduhesha umurava wo kutitenguha, kuko ntawe tugomba raporo usibye twebwe ubwacu. Kandi ukuri guhari muri iyi mibereho ni uko impinduka zifatika zibasha kubaho igihe wahisemo kuba umugenga w'ibikorwa by'imibereho yawe. Duce ukubiri n'imvugo zo kwimika ikibi muri twe, hamwe tuyaturaho ngo nuko tumeze nta kundi twabigira. Umujinya, inzika, ubunebwe, ububata n'ibindi bibi benshi tugira ntabwo bikwiye kuduherana ngo bitubuze amahoro yo mu mitima yacu. Nta muntu n'umwe ukwiye kuba imbata y'ibimubuza amahwemo keretse atarigeze agira amahirwe yo kumenya ubushobozi buri muri we mu kurwana urwo rugamba. Uyu munsi leta y'u Rwanda yashyizeho uburyo bwo kwita ku buzima bwo mu mutwe hirya no hino ku bigo nderabuzima, ku bitaro ndetse no ku maposite de sante. Abo ni mu bagane babafashe kandi birakora. Hanyuma numva birimo kukugora ujye uza wumve Think Again. Wibuke gukanda kuri subscribe ndetse nkwifurije ibihe byiza. Nitwiringiye Imana Patience.